icy'amakana karamanyama agira n'akandi karamaguru abitumira kuri muhinzi umwe wahinze imana muyaro tabari impenda zameze impengeri ku mudendezo ageze itakiri ko kazi zitagitera akigira utabare bwangu yarose yanyambara bishaho yongeye guhabwa umuco bene se bahinzi bongeye kuyitamirizwa reka two kubibyina ntabwo ari byiza cyane ni ibintu bibi cyane ariko tugomba no kubicuranga ngo akabyutso ngo ndagakunda ndanagacuranga umwe bamwe na bene bishingwe hashinze ibirindiro no hano uduhunda tugiye guhenera ijuru yebe nirwoba ndetse abana basigaye ari imfubyi gusa yebe ndetse bararuriye taba yebe nirwoba rarutanze taba banyarwandakazi ndabashuje aho muri hose ku isi mbifuriza amahoro y'Imana ni wa mukanyiko Sylvie mukanyiko mutabaza ugarutse kubasuhuza mabwira nti mukomere cyane komere kubita inkotanyi kubita ikibi mukubita icyaha mukubita ubugome mukubita ubujura mukubita ubusahuzi mukubita ubusambanyi mukubita ubugoryi mukubita ubucucu byose mukubita bive mu nzira bituvire mu gihugu nuko bimeze nta mikino tugomba gushyiramo nta miyaga ahantu hose hari ikibi tuhakubite ikibi cyose tucyanure tugikubire akubuye tuhakubitire ikibi birangire kuko ntagisigaye n'agashingwe na kamwe tujugunye muri puberi bari mu Rwanda baramukije cyane babwira ntimukomere cyane kabisa muri mu mazi abira mu ki ariko umuntu niwe wo kwikura mu kaga umuntu niwe kwikura mu kaga wenda ukagira abagufasha ariko ni wowe ugomba gusaba ubufasha cyangwa se nawe ugakora uko ushoboye kose ukikura mu bibazo urimo kuko kujya mu bibazo wawe ukituramira ukavuga ngo ntegereje ko ngo nakagenda nakabaza kunkiza ukamenya nk'abandi bategereje Yesu ngo niwe uzaza gukiza ibyaha byo ku isi ngo niwe uzaza gucungura isi igihe azazira ngo azaza rwose umukoze amakosa Yesu nubwo yaza agomba gusanga nibura ufite aho uba rero azagusanga he niko bimeze ubwo rero ikindi nabwiye bari muri Afurika atandukanye naho ntago Afurika turabizi ko yangiritse ibigori byarayangije by'ibyirabura ubwo rero niyo mpamvu mbabwira nti mwese mukomere mushakisha Afurika nziza kubera ko ntago bizizana umuzungu we icyo ashaka no kugira ngo asahure kuko muri Afurika niho hari ibiryo nari babwiye niho hari ibiryo niho hari amazi niho hari ibitaka niho hari ibiti niho hari zahabu niho hari diamant niho hari ibintu byose bitunga umuntu umwe mu buzima bwe ku isi biri muri Afurika byose aho babonera icyarimwe ni muri Afurika hano mu bazungu dore ubu ngubu ubuzima bwarahagaze muri ano mezi nta kintu kiri gukorwa ukitona nko kubaka amazu mu mbeho cyangwa iki ariko ibiti byarumye ibihingwa byarumye sinzi niba ndamutse ngize gute nkabereka mwabibona ibiti byarumye amababi aba nta yabakiriho biba byarumye kubera ko ntago byuma ibiti bibika amababi arahunguka agasigarira aho ukaba wagira ngo wacana kandi niko bimeze ubwo rero ikindi abantu bari mu Burayi namwe mukomere cyane ariko kugera mu Burayi ntabwo bivuga ko uri mu gihugu cyawe cyangwa se ko ufite uburenganzira bwo gukora ikibi ukomeza gufasha abakora ibibi Imana izaguhana kabisa yihanukiriye kandi ntabwo yakuzanye Burayi ngo uze gukina kugera hejuru y'amaraso y'abandi bana nibyo twarimo muri Facebook
weekend tuyimaze turwana n'inkotanyi zo hanze, uretse ko tujya tuzivumbura zimenye ko tuba tuzifite, tuba tuzizi, zize ngo uje kutuneka, ariko nako tuba tuzineka. Ntago turi ibicucu ku buryo wa ngewe reka nivugira, ntago mukankiko ndi ikigoryi ku buryo nyewe kureba umuntu unjeho ari inyenzi, ari inkotanyi, ari intorekazi. Ubu bizi ko niba uri inkotanyi ukaza kwa mukankiko nzakuvumbura, kandi Imana irakunyereka. Nuko bimeze, wayobye genda uneka abandi, uneke abandi bantu bandi bashoboka bose. Nge ntago washobora, ndagufata nkagufata amajwi, aka no kuvuga amabanga yanjye nayimenya amabanga y'akazi kabisa ntagigenda, ariko nyine kukaga amajwi nagiye ngishyira hanze amwe namwe, ukaza rero wigize akantu keza, we kantu k'agacuti. Ngewe ntabwo ngira umuntu inshuti ntamuzi, we wagipeti wacicucu. Ntabwo afata umuntu ntazi ngo duhuriye muri Zoom ngo sakuza ngo uvuga ngo Kagame nabi, ngo mpite mvuga ngo uyu muntu ngo turakorana, ngo buriya nibigire. No, uribeshya cyane, ngewe mukankiko kanogeraho umutabazi. Ntabwo pfa kugira inshuti umuntu wese ntazi. Ubizi niba waza witereteshwa uzajya ibyahe guraza gutereta guriza amakamo, ngo nguriza amakobwa nyine ngo buriya nyine ngo mvurire imvuga neza, ngo mukankiko ngo ndamushobora, ngo ambwire amabanga, cyangwa se ngo mujyane, ngo mukurure, ngo ambwire ibintu byose. Ujya kuneka abandi, we benshi cyane. Systeme y'inkotanyi ndayizi, nabwiye ko systeme y'inkotanyi zikoresha nayimenye kuva zakubita isasu rya mbere Kagitumba, niho nayimenye. Nabwiye ko nabibwiwe n'umukobwa tugasorange Mutoni, yapfuye Imana imuhurugure idashira, ngo wamutaye muri wese yari umututsikazi, twariganaga ku Kibisabo. Niwe wambwiye ati twahuye tugiye ku ishuri, aho kugira ngo njye mu ishuri we akataragaruka kujya muri dortoir. Ndamubaza se nti arimo kurira, ese kuri mu kurira sura bite? Inkotanyi zateye. Inkotanyi se n'ibiki? Arasobanura, aho kusubiza ararira. Nese mvuga nti si mukobwa ko arira, inkotanyi ko zateye ibyumba, niba ari ibyumba zari zateye, arezwa n'iki ko zitaduteye hano? Ndavuga tangira gucana ku maso, temeni barabizi. Ubwo rero kuvuga ngo uranzanyeho ukuntu zagiye zibigenza, ukuntu zagiye zinjira abantu 94, ukuntu abantu bapfuye, ukuntu nyuma yaho zagiye zishuka ba papa ngo batahe ngo zafashe igihugu, ngo barangiza ngo zikabica. Ubwo ibyo bintu ntabwo nshobora kubirengaho, mbirenzeho inkotanyi kanyijirira, simbimenye. Naba mu izina ry'Imana yo mu ijuru, mu izina rya data wambyaye, mu izina rya mama wambyaye, naba ngambaniye data, naba ngambaniye mama, kandi iryo kosa sinshobora kurikora. Ikintu nabijeje narabishyize mu gitabo cyanjye. Nkimara kumenya ko bishwe, narababwiye nti data na mama ntabwo narize, naravuze nti Mutabazi n'abawe nzabahorera. Ikintu nakoze, icyo natekereje cyane, nzavugisha ukuri, nzarwanya ikibi uko cyaba kimeze kose. Narababwiye nti data wambyaye n'umwana ushize wabyaye nakora ikibi nzakirwanya. Nuko bimeze, kwigorora muzana utuntu nabikora iki ngo muraza kunyica. Umva, narabyanditse nabyo ko navuze nti nasinye imbere y'Imana ishobora byose, sigira data wambyaye nti nzaguhorera. Niyo mpamvu ngomba kwitwara neza uko nshoboye kose ntazagira ikintu kimbuza kuguhorera.
ibyo by'uburaya mu nshinja, ibyo by'inzoka, ibyo by'ibiyobyabwenge ntabwo byatuma urwara n'inkotanyi neza. Ubu mba narabaye wibera nk'ikirayi Buruseli cyangwa se Gisinzikazi cyangwa se aho nabuciye hose cyangwa se nkituramira nkicara hasi nkibera umugore nk'abandi nkanimakiya imisatsi nkayitunganya nkagera gute, ariko no nzahura n'inkotanyi ahubwo narakorera training do nkotanyi rero ijya muzanamo ngo yewe ngo muri ibicucu ibigoryi bibabiza ubwenge, ibigoryi bibarusha ubwenge mwabimara n'ibimara bibarusha ibirambo ni bya cyakindi nk'ibyara cyapfuye cyangwa ihene nibyo muri byo ngo barasa ngo reka tujye kumugira gutya ngo tuyo ngo bafunge sheneye ngo murayifunga fungurire ngo tumucecekeshe. Nababwiye ko mwamisegamo mwanya zimbwa mwe mabere ya nyoko do keretse mundashura ururimi, kandi nababwiye ko nimundashura ururimi nzandikisha n'amano, nzandikisha intoki n'amaso yanjye. Nababwiye ko yakora ururimi rudakora n'ibyanga nimunyica mwijuru nzakorerayo kandi nzakora byinshi kurushaho. Niko nababwiye kandi nuko bimeze. ntahe ibimara byica abantu, ibicucu byica abantu nibirangiza biza kutugerekaho ibyaha ngo tubikora, ngo tufite ingengabitekerezo ya jenoside. cyakora ababyeyi baraniye kwishyiraho jenoside. Ibihutu by'ibicucu mwakoresheje amahano birangije birahunga, mwabicecekesheje kubera ko mubibwira ngo byakoze jenoside ngo nibivuga bitaceceka, ubu bisigaye byiga bibahiha. Urumva abavutse nyuma yaho nako twari tukiri batoya ngo dufite ingengabitekerezo ya jenoside, ariko narabashije dufite ingengabitekerezo ya jenoside turica Kizito. Iyo jenoside muvuga ngo turagarura niyo kwica Kizito, niyo kwica Rwigara se bari abacikacumu ko mwabishe. Mwabariye imireti abatutsi mubarya imireti, abasigaye mubarya togosheje gahoro gahoro. Igitogosheje niryo ugenda urya rimwe gahoro gahoro, ntagapfa kubura ko umureti ntabwo wamana umunsi utaragaga. Abandi abatutsi b'abanyarwanda bari mu gihugu mwarabishe mubarya umureti, abasigaye mubarya togosheje. None ngo turazana ingengabitekerezo ya jenoside yo kwicana. Umututsi uzapfa ninde tuzica mu gihugu cy'u Rwanda? Mututsi cyuma zica ninde? Iyo jenoside bavuga ngo yewe data ibicucu bwabyirirwa bikwirakwira isi yose ngo birafunga amasheni. Ndabonye hari igicucu cyo mu Bufaransa harya kitavuga izina. Ese niba muri abanyakuri mwamisegama mwakwivuza amazina. Ubu rw'urusaza rumeze nk'urukiza urubyindere rwiza sizukuru rudundaraye ukuntu rutivuga, ariko musazi ubusa nk'urw'imbwa. Musazi ubusa mwagahamba mwe ngo ruravuga ngo abantu ngo bavuga nabi igihugu cy'u Rwanda. Cya gihugu cy'u Rwanda kirimo ikintu cyiza umuntu yavuga. Ni ibiki? Turimaza turakumba uburetwa ubucakara ikiboko byaragarutse mu Rwanda hose. Ibyo byatewe ruhimukira rubanda nyamwinshi murabe maso, kandi bene se bahinzi nimwihuze. Icyo cyo nacyo gahera ishyanga ntari bitazagaruka mu Rwanda. Babwire baze rwose bene se bahinzi bagomba kuba ko Rwanda nyamwinshi bagomba kwishyira hamwe bakabimuza mu Rwanda kugira ngo inyungu zabo zidahohoterwa. Bene se bahinzi rero bagomba gushyigikira byimazeyo ingabo z'igihugu bakitanga batizigama, yangombwa bose bakazinjira. Barizigama se shaho abahutu barizigama
barifata ko byabaye ibihwinini byose bisigaye byirirwa biri mu nyozi n'intorekazi n'intore bikomba bihuha bihungiza ubutu bw'ibigoryi ngo bifite byase mu Rwanda ibindi ngo bifite ngo inganda bikirirwa bisheta rubanda rugufi cucu ubwo rero uradiyo bafunga TV bafunguye ngo bwo kugira ngo bwo guhangana ngo kuvuga neza u Rwanda ubundi ngo bugahangana ngo na mukankiko ngo bavuga ngo na mukankiko na mamako na Thomas Rahimana ngo bavuga nawe u Rwanda tuvuga he tuvuga bari abantu buze mu magereza bapfiriyemo babureyemo niba tuvuga neza ntago ari abantu se bacyuma ubuze wese murafunga mukica ngo ni ibintu byiza iyo misoro muca abantu ibyo bintu byose yewe muyobora umurambo urayobora mwanyine ngo tuvuge ngo ni byiza yewe ariwe ibimara cucu ngo murashaka kutwica harya ngo rero kudufunga nabwiye ntimuzagera mu ifunga rimwe muzifunga muzishyira muri kasho mufunge nimurangiza byose bifungirane kimwe gifata ibindi byose kibifungirane n'ikirangira kijya hanze urufunguzo kirujugunye n'ikirangira kirasa nacyo bimwe bipfire mu nzu ikiraho gipfira hanze niko bizagenda muziyahura nkotanyi muziyahura mwese kandi ntabwo ari kera muziyahura vuba yewe se nimwe mwaye biramwaye ngo bigiye gufungura amasheni ngo mugerageze biga bikora mu nama ahantu hose ngo ujye gufungura amasheni ngo bifunga yacu umva mwabigotyo kamushyiremo ya ndirimbo aho ndabizi ko icana umutuku ariko ndayumva bukeye twemera tuyobore ntabwo ari iyi umva mwabicucu kazi mbabwiye mbubisha indirimbo uzabaze paramu intabwo bavumika uramenye ntugapfe kuvuma wa gicucu we koko butavumika bwitwa ubw'abanyamigisha bufite imana nyamana igendera muri bo ntabwo bavumika uzabaze baramu ntabwo bavumika uramenye ntugapfe kuvuma mbasha humba bufite imana nyamana igendera muri bo ntabwo bavumika uzabaze baramu ntabwo bavumika uramenye ntugapfe kuvuma ntabwo bavumika niyo baba imfubyi ubona ntacyo babaye niyo baba bakene niyo bapfakara umva ntabwo tuvumika uramenye ntugapfe kuvuma ari impamvu twarokotse wa kigoryiwe hari impamvu twabacitse ahantu hose niyo mpamvu ntayuzi nuko turi ubwoko butavumika niyo mpamvu zintera ubwoba bageze ku nyanja yinjiramo kabiri yarikira irabatinya uramenye ntugapfe abo ni abanyamugisha niyo baba bakene usanga ntacyo babaye niyo baba imfubyi
sha urakina kabisa wagikunda yiwe kikigoryi hari ubwoko buta ntabwo bavumika sha n'Imana nta usanga ntacyo babaye badasabiriza urakomeza ntacyo babaye ntago bavumika umva muzica abantu mubagira imfubyi ariko ntacyo bazaba muzica abantu muzabagira abapfakazi ubuzima buzakomeza nuko bimeze mushatse mwarekeraho kwica mwabicucumwe mukarekeraho kwica abantu naho kwirirwa mwitwaza ngo buriya ngo tugiye ngo tukamufunga ngo buriya ngo abana be bapfa bagashira ntago ubwoko butavumika bushira ntago bushira mwari muzi ko muturangije mutumatse buriya mwari muzi ko ngo buriya ngo bica Mutabazi murabarura musaga abana 6 n'umugore we na se na bene nyina buriya nitubica byaba birangiye umuryango turatujimije ubwoko butavumika ntago bushira nari nasigaye burya nasigaye nanze kujyana nabo naranze mbabwira amateka narabire ni Imana yambwiti wigira hujya kandi narakundaga cyane nakundaga mama kubyo utashaka gutekereza na bene mama nanjye ntago ukuna sigaye singe mbyibaza agenda nicuza impamvu ntajyanye nabo ngo nanjye mbere yarapfuye ariko ubu ngubu ntago mbyicuza bari mu ijuru Imana nibarindiye nanjye nindiye mwisi iyo kwirirwa rero mwitwaza ngo buriya ngo cya kigore reka tugere tukice ngo tugituke ngo tukite ko muri gitera hamwe ngo kizaceceka ngo tukite ko ari ngo tugituka kunduka byarabananiye ibyo nibyo mwahereyeho urumva ngo buriya ngo tuzago kiranuka ngo kiracika intege ngo kigire gute muranuka ndabareka imyaka irashira indi irataha ndabareka muranuka muranuka munteza ibigoryi bindi ngo bize kusenya buriya mwabuze naho mwampera uburozi murahabura muntegera ahantu hose murahabura Imana iracyandinze sinavuga ko wenda nshobora kubacika ntabwo nabimenye kuko mufite ububasha n'ubushobozi bwinshi n'amafaranga menshi ariko kugeza kuri iyi saha Imana iracyandinze Imana yo mwijuru ifatanyije na Mutabazi na Murwanashyaka barandenze ibiri mu masaha ari buze ntabwo nabimenye ntabyo nzi Imana yabiduhize bizabe byose nabimenya sibyo mufite amabunda mufite amafaranga mufite intore muri Denmark zuruzuye ntabwo nabimenya ariko kugeza ubu Imana iracyaturinze twese ubwoko butavumika bwose burarinzwe mubimenye Mandela hari amaze imyaka ingahe muri gere kuburyo mvuga mwashiramo cyuma agapfiramo cyangwa se abandi bose bagapfira erega harimo abantu mwakije muri 90 mubabeshyera nakane mubabeshyera bacyarimo batari bapfa barimo Imana irabemera Imana irabemera sha urakina muzihukira n'ubwoko butavumika sha ubwoko butavumika Imana irabemera mwabimara mwica abantu kubera mwarekeho kwica iyo mutica data umba nica agamvuga
ibiri nabyo reka mukohereza buriya buturumyi buriya izira nyamaturi na za nyiramasibira zose n'imishushwe n'ibinyogote na za nyirabarazana na za kibyose ibiki bikira n'impundu n'ishomba byuma n'ibikira n'ibikeri ibikeri nyamabondo n'inyombya byose mukabyohereza ngo iburayi ngo bize gushimuta ngo bamukanyiko ngo bize kubahungeta ngo kuba harewe buriya bwose buriya bukorwa mutukuza mwamara kubugira nk'inyama y'inyoni mukabwohereza iburayi ngo buje gushimuta abandi nabo bagakurikira ngo babonye ngo za activiste ngo babonye ngo za activiste nyine ngo za ntuza ntazi ngo barakurikira ngo bararenganya ngo baraharanira ngo uburenganzira ngo bw'abanyarwanda bukaza bwirirwa ngo buri mu irushanwa ngo ryo kurengera ba Cyuma ngo na ba Rashidi ngo nibwo bavugira cyane kurusha abandi ariko muravugira abantu bamaze kugera muri gereza iyo bari hariya mubaneka mubafungisha mubagira gute bamara kugera muri gereza mukiriza ayingona arewe ndabazi mwese mukira muri ikaze Cyuma bagufashe Imana iguhe umugisha Imana izakurinda muri mu irushanwa uba mwanya mu irushanwa ryo kwandika ngo yewe muryo kwandika ngo mwandike ngo mukore amavideo Imana izabahana mu izina ry'Imana yo mu ijuru ishobora byose Imana izabibabaza muzishyura byose mukorera mu isi bibi mukorera abana b'Imana muzabyishyura muri mu isi cyangwa muri mu ijuru nimugenda mutabyishyuye urubyaro rwanyu ruzabyishyura nuko bimeze muragambanira abana b'Imana batafite icyo babatwaye bazima bafite ubwenge bwinshi cyane igihugu mukagisigira ibigoryi ngo abarye bikiyobora Imana izabahana mwese Imana izabahana ndabibasubiriramo Imana izabahana Imana ntabwo ihaniraho nubwo njya mvuga nti Imana ntabwo ari ingome ariko ikwereka ko wagiriye nabi abana bayo yiremeye itagusabye uruhushya Imana izaguhana wowe mukobwa wowe mugore wowe mugabo urimo ukinira ku maraso y'abana bayo izaguhana ndakubwiza ukuri uko bimeze ndakuburiye iwahawe mba nkiri muri iyi si umwana arapfuye ayiwe none niho kubw'umwami wanjye ntabwo njyanira ubwoba iyo mbivuga cyangwa ngo nkorwe n'isoni nzajya muvuga hose bamumenye bamenye kwagira neza ntabwo njyanira ubwoba iyo mbivuga cyangwa ngo nkorwe n'isoni nta bwoba ngira mwe mubizi kuvuga ngo murangira iterabwoba nababwiye ko ikintu kintera ubwoba mu buzima bwanjye nayo yavuze mu biganiro bya kera natangiriyeho maze kuba magana ngahe nababwiye ngo ikintu kintera ubwoba ni kimwe gusa kuba nagira ubwoba ikintu kintera ubwoba gusa kuba nagira ubwoba nibyo bintera ubwoba
ndamutse ngize ubwoba niba bwoba mfite kuko nagira ubwoba cyane cyane bwo kuvugisha ukuri bintera ubwoba nkaba ntanasinzira iyo mbitekerejeho uzi ko batajyana biraza mu mutwe wanjye kuba nagira ubwoba bintera ubwoba kabisa naho ibyo kuvuga ngo muranzanaho ngo kunyica ngo muranzanaho ngo kumfunga ngo muranzanaho ngo kugira gute na gute yewe data icucu sigaho kurambirwa. Advertising on Google without ad protection, you have to try Clixies. You need the bot clicks on your ad, your advertising budget is wasted. You know that one in comme ça. Satani we uri mubura gahore kuzimu Imara kubata nicyo kibi kirutibi ariko abantu ba Kristo bomwe mbwirwa mwavugije induru wese yose mwayanditse indirimbo za Kristo tudashobora kudicuranga ngo YouTube iduhe uruhushya muri mu biki mwebwe Imana iraje bahane namwe sigaho nibereye niracana umutuku nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi harya ubukamwisha kishito mwungutse ngo ni mumbwira ikintu mwungutse ubutore rero nabwo bishe kishito barangije inkotanyi zohereza ubutore n'ubutorekazi we mu Burayi na Amerika nayo hose ngo buze ngo kurira Kizito ngo tugire ngo rero ngo burababaye cyane ngo aho bari n'ubucucu ukwiga buririmba ngo bwazanywe ngo bwakangutse garuko Kizito ngo apfuye ukwiga bubijashwa naho n'ubutore bwaje ngo kwinjira mu bantu ngo bwitwasha agahinda arebe nyamaturi zanyira amasibira mishushwe ko busuku sha Mana yaje bakubita ibintu bishyushye kabisa sintinya ko mumbona sintinya ko mugira mute sintinya ko muvuga ibyo mushaka ntabwo Imana reka mbarekeraho buriya hari ibintu abantu bambwiye bagomba kubavugira nzabivuga ubutaha ariko bagomba kwivugira ugomba kwivugira nk'abagabo mwe n'abagore karangiye numvika karirimba mbasezereho hanyuma rero mukomeze mwica abantu sha mukomeze mwica abantu
ntabwo bavumika uzabaze baramu ntabwo bavumika uramenye ntugapfe kuvuma ibu ufite imana nyamana igendera mu tuzabakubita shaho mwabikota nyine ishabariya ntabwo bavumika umva ntabwo nababwiye ka strategy uyu munsi reka mbabwire wenda mbabwire kamwe nihuse nimero tutashirana mbabwire ko inkotanyi ya strategy nabwiye bushize reka nanyuma subiremo mu gihe itekerezo neza strategy yo gufata iminyago abantu y'iminyago cyangwa se ibyo aho muhanganye ugafata ibikoresho bye akaba ari ibyo ubakubitisha inkotanyi zarayitsinze na n'ubu ziracyayikoresha ziracyayitsinda kubera ko ziza hanze zigafata ibihutu by'ibigoryi akaba ari byo zikoresha mu kwibasira abamukanyiko mu kubatuka kwibasira abapadino Tomasi n'Imana bose iyo ni strategy yabyo yo gufata ibihutu by'ibigoryi ikabikoresha noneho yarangiza igafata amafaranga tuyiha n'ay'ibyo bigoryi biyiha byose by'ibihutu by'ibicucu akaba ari yikoresha mu kuza kuduhungeta iyo ni strategy yo rugamba sibyo yarangiza barangiza bagafata bari mu gihugu h'ingwate akaba ari bo bazajya bariraho babakoresha ibyo bashaka ndababwiye ko amafaranga yabo ari inkotanyi zabahaye kera ayo menshi barayabitse bayaguze amadege bayemvetishijemo amadege mazu ahantu hose niyo barimo baguramo amazu y'abana ba Kagame byose bari bose barakize amafaranga yabo yo bayemvetishije none bakadukubitisha yacu tubaha cyangwa bakadukubitisha utugene wacu iyo ni strategy y'urugamba reka nyibabwire niba wumva uri ku rugamba neza reka ukomeza gufinansa FPR wawize cyangwa utarize ndabikubwiye ubimenye ubundi ikintu strategy y'urugamba nyine iyo ngiyo nene barabwiraga yo gufata ho abantu y'iminyago akaba ari bukoresha bagiye bafata abana b'abahutu akaba ari bo bohereza ku rugamba kujya kuyirwana za FPR na za FDLR nuko bigenda bagafata abahutu bakabatumira ngo nibaze ngo baze kurwubaka bikagenda byikoreye ibifaranga byikoreye n'amaboko n'ubugoryi bwose bikava mu Burayi byagera mu Rwanda bikabikorera bikabakora byarangiza bakabyica biriya bya ivode ni strategy ya FPR yo gukoresha abantu buhanganye ukabakoresha ivode yarangiye bakorera amategeko none barimo barangije bamushingiye umukobwa wabo ngo anywe agotomere kuri za nkari navuga ngo bushize ya ni strategy y'urugamba niko bimeze gukubitisha abantu muhanganye bene wabo cyangwa se abantu babo bya ivode bakabishimuta buriya cya ivode ntigishobora gusohoka mu gihugu bacyambaye passport ntigishobora gusohoka mu gihugu byarangiye bamaye passport bamaye byose uragenda wigeze Kigali bagukubwenguze ikintu cya mbere nuko bakora no gukubita ahubwo bati uzavuga wagicucu uzakwereka passport bakayikwaka nuko bimeze ubwo n'urugamba namwe rero niba mudafashe strategy yo gushimuta inkotanyi ngo mukoreshe ibikoresho byazo ntabwo mushobora kuzitsinda nuko bimeze mudashoboye no kuvumbura inkotanyi zibarimo ngo murarwana niba inkotanyi zibahungiye nta nk'imwe zihungiyete niba zibashimute nta nk'imwe zishimute niba zibatwara amafaranga nta nk'imwe batwara yazo birimo hano iyo ni strategy y'urugamba nabibabwira cya gitabo nakiberetse mu gisome ese mwasoma ese ubundi mwibuka kurya kuri Tom iyo mugiye muri toilette cyangwa mwabyibagiwe nababwira ntimwumva akababurira ntimwumve reka mbareke ukomere cyane mukomere cyane mu gihugu cyanyu ngabo z'u Rwanda nimwe mwarira ingabo z'u Rwanda none ubusugire bw'igihugu cyacu Rwanda nziza nimwe mwarira ingabo z'u Rwanda ba generali barariraye tukanye bambara dusakirana n'icyo gitera imatimba n'umwe mu batabaye ku isonga ntambara dore ko indwara itagira ingumu nayo itwara bakandika impamvu
nicaye matimba matinda imirambo marero yanze kuva kuri zetante kanu ya Uganda ayo matimba natimburiye gatanu bari ntemba natewe batindi muzayibwirwa n'ingongoro ziriwe zitambira ku ntumbi ya Rwigema cyangwa imfizi yabonye abazani kwikubita agasenge ingoro iti murazike muserutiza imirambo yadusakiye ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego My goodness! Why should innocent children be forced to go to death when they have the right to a peaceful life? What should they do? Mais n'est-ce pas essentiel pour ces immortalités que Dieu même les civils innocents de contribuer à leur misère et prétendre leur porter le bonheur? ibitabo birahari mugure aribagiwe kabisa mufashe urugamba ingabo z'igihugu ingabo z'u Rwanda mugure ibitabo ibyo ni ibintu byose mushobora gukora